nishimiye nanone ko turi kumwe muri iyi minsi 10 twahawe iminsi y'umugisha, iminsi turushaho gutekereza cyane tukamenya icyo Imana idushakaho ndetse n'ubukene bwacu icyo dukeneye kugira ngo tubashe kukibona binyuze mu buryo bw'amasengesho nk'aya adasanzwe. Uwiteka aguha umugisha. Ni iminsi ifite insanganyamatsiko twibuka igira iti dore murabohowe nuko mugende, dore murabohowe nuko mugende. Umunsi wa 9 hari icyigisho gifite umutwe ugira uti murebe kandi mwite ku birengagijwe. Ngira ngo hari ibintu bituma twirengagiza kugera ku bantu, harimo kuba nta butunzi dufite, kuba nta mwanya dufite wo kuba twabageraho n'ibindi. Ariko nanone hakaboneka n'ubundi buryo buzitira benshi muri iyi minsi, ari bwo buryo bwo kugira icyo bapfa. Ntabwo ndi bujye kwa kanaka kubera ko tudahuza ibi n'ibi, ntabwo ndi bujye kwa kanaka kubera yuko dupfa ibi n'ibi. Ibyo rero byose bigenda bizitira abantu kuba bakwegera ku bantu birengagijwe cyangwa se abantu babakeneye kugira ngo babafashe. Ariko umuntu wahisemo kubana na Yesu Kristo akaba yaramumenye akamwemerera kumwuzuza Mwuka Wera, dore ko ari naryo sengesho burya ngo rihita risubizwa ako kanya. Isengesho ryo gusaba imbabazi, isengesho ryo kuzuzwa Mwuka Wera ngo ni isengesho rihita risubizwa ako kanya. Imana ntabwo ijya muri tegereza, ntabwo ijya muri oya, ahubwo rihita risubizwa. Umuntu rero wemereye Kristo kuba muri we mu buryo bwa Mwuka Wera, uwo nguwo ibi ngibyo ntabwo bimurangwamo, kubera ko aba yarahisemo gukorana n'ijuru. Hari uburyo ijuru rimukoresha kandi umurimo ukagenda neza. Reka rero twinjire mu kigo cy'uyu munsi. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, iyo tumaze kureba umutwe w'icyigisho dukurikizaho isomo batwandikiye, nyuma y'isomo tugasenga, nyuma yo gusenga tugacukumbura mu ijambo ry'Imana dushingiye cyane kuri rya somo. Reka tudatinze twinjire mu kigo cy'uyu munsi nk'uko tumaze kubimenyera. Iyo tumaze kureba umutwe w'icyigisho cy'uwo munsi, tureba isomo baduhaye turi bwibandeho cyangwa se ishingiro ry'icyigisho cy'uwo munsi. Nyuma yaho hakabaho isengesho, noneho tugacukumbura mu ijambo ry'Imana tukareba n'inyandiko zimwe na zimwe zavanywe mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi zidufasha kumva neza isomo ry'uwo munsi. Turasoma rero imirongo iboneka mu Byakozwe n'igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 10. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Mu buryo bwo kumva neza no gucukumbura mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve neza iyi mirongo, baduhaye gusoma muri ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 kugeza 46. Reka dusome twumve. Ni amagambo afite umutwe ugira uti gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Maze umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bw'abatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Maze abakiranutsi bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika?
kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Maze azabwira abari ibumoso bwe ati, nimuve aho ndi mwa bivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Maze nabo bazamusubiza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Maze azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Aha hari ikibazo kigira kiti, ni bande Yesu adusaba kwitaho? Ni mu buhe buryo Yesu ubwe ahindurwa n'uko twita kuri aba bantu birengagijwe? Ellen White arandika amagambo mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga ku ipaje y'ijana na 47 kwambuka ku ipaje y'ijana na 48 agira ati, buri gikorwa cyose cy'ubugiraneza gikozwe mu izina rya Yesu cyemerwa nawe nk'aho ari we ubwe gikorewe, kuko asanisha ibyo akunda n'iby'inyokomuntu iri mu mubabaro ikeneye, kandi yahaye itorero rye umurimo ukomeye wo kumukorera binyuze mu gufasha no guhesha umugisha abakene n'abababazwa. Imigisha y'Uwiteka izaguma ku bantu bose bafasha abantu nk'abo bafite umutima w'ubushake. Icyifuzo isengesho rikwiye kwibandaho: nimusenge musaba ko amaso yanyu abona abantu bakeneye ubufasha nk'aho ari Yesu ubwe, no kubitaho nk'aho ari Yesu ubwe mwitaho. Tugarutse kuri ya mirongo twasomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 4, tubona ko Petero na Yohana bari baragiye baza kuri urwo rusengero inshuro nyinshi. Mbere y'icyo gihe nta na rimwe bivugwa ko bigeze bahagaritswa no gufasha abakeneye ubufasha. Mbese ni iki cyabateye kubona umuntu wari ukeneye ubufasha muri uwo mwanya? Baratubwira kureba mu Byakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 4 aho dusanga icyabateye gufasha uwo muntu wari ukeneye ubufasha. Usome umugabane ubanza w'uwo murongo ahanditse ngo bose buzuzwa Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe wabateye urukundo rwo kwita kuri uwo muntu ndetse no kumufasha, kandi si bo bamufashaga, ahubwo Mwuka Wera niwe wakoreye ibitangaza muri bo kuko bari bemeye kugenda. Ijuru ryesha icyubahiro kandi natwe ritwigishe guhagarara dushikamye kugira ngo ibyo dutinya byose bituboshye. Tuzirikane umutwe w'ibyigisho 10 ugira uti, dore murabohowe nuko mugende. Mwuka Wera yiteguye kwikorera ibye binyuze muri twe kugira ngo tube intumwa nziza z'ijuru hano ku isi. Uburyo bwa Kristo bwonyine nibwo buzatugeza ku ntsinzi nyakuri yo kugera ku bantu. Umukiza yaganiraga n'abantu ameze nk'aho ari we ukeneye ineza yabo. Yabagaragarizaga impuhwe, agakorera umurimo guhaza ibyo babaga bakennye, maze akigarurira kwizera kwabo. Nuko arabategeka ati, nimunkurikire. Icyifuzo isengesho rikwiye kwibandaho: nimusenge musaba kugira umutima nk'uwa Yesu wita ku bantu birengagijwe kandi bakeneye ubufasha. Nanone dukomeje gutekereza kuri iriya mirongo twahawe Ibyakozwe n'igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza uwa 10 aho dusanga kiriya gitekerezo Petero na Yohana bakiriza kiriya kirema ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Ni mu buhe buryo kubona uwo muntu wari uremaye ibirenge kwagejeje Petero na Yohana mu kumwitaho? Ellen White arasubiza iki kibazo muri aya magambo: hakenewe kwegera abantu hakoreshejwe imbaraga z'umuntu ku giti cye. Iyo yaba kubwiriza byahabwaga umwanya muto, maze umwanya munini ugashyirwa mu murimo w'umuntu ku giti cye, hajyaga kuboneka umusaruro ukomeye cyane. Abakene bagomba kuzahurwa, abarwayi bakitabwaho, abanyamubabaro n'abashavuye bagakomezwa, abaswa bakigishwa, abadafite ubumenyi buhagije bakagirwa inama. Tugomba kurirana n'abarira kandi tukishimana n'abishimye. Uyu murimo ntuzigera unashobora kwera imbuto nudaherekezwa n'imbaraga yo kwemezwa, imbaraga y'isengesho n'imbaraga y'urukundo rw'Imana. Mureke dusengere kujya tubona abantu nk'uko Yesu yababonaga, kandi dusengere ko
imico ye yatumaga yegera abantu akabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni igihe cyo gutekereza kuri Yesu, igihe avuga ngo munyigireho tujye tumwigiraho koko. Ese aba bantu nk'aba wabanaga nabo gute? Ese aba naba wabanaga nabo gute? Abo bahaga akato cyangwa abo bahaga agaciro gakeya, wowe wabafata gute? Mbese abanyamahane n'abanyaburakari wabafata gute? Mbese niki cyatumye uva mu ijuru aho wari ufite icyubahiro giheranije, hataba ikibi icyo ari cyo cyose, hari ubwiza butagerwa n'ubutunzi butagereranywa, ukaza muri iyi si uje kubana n'abantu b'abagome, isi y'umwijima, abantu babi, kandi ubizi neza yuko bazakugirira nabi, ariko ukaza kubana nabo? Ni agakiza. Wabiterwaga n'urukundo, nanjye urundememo. Ngiryo isengesho dukwiye gusenga buri munsi. Ntabwo dukwiye gusenga nka wa mufarisayo wasengaga ari kumwe n'umukoresha w'ikoro, ariko akajya yunga urutoki umukoresha w'ikoro yirata ibyiza Imana yamugejejeho, avuga ngo ndagushimira yuko utangeze nk'uriya munyazi, nk'uriya mujura, nk'uriya mumeze gutya na gutya na gutya. Rero usanga muri iyi minsi imisengere y'abantu benshi ari uko imeze. Tureba imibereho ya bagenzi bacu, twareba urwego tugezeho, tugashaka kubibakubitisha, tukumva ko ari abo kurimbuka, si abo kwegerwa, si abo kubana nabo, ahubwo ko twebwe hari urwego twamaze kugeraho tudakwiriye kuba twakwegera bariya bantu. Ariko se niko Kristo yabigenzaga? Icyo ni ikibazo umuntu ushaka kujya mu ijuru akwiye kwibaza. Rero dusabe kugira ngo turemwe mu rukundo rwa Kristo, natwe rubashe kudusabamo tubone kunesha rwose, duhemburwe na Mwuka Wera muri iyi minsi 10 tukiri muri iyi si y'igomero, kugira ngo tube abahagarikizi beza b'iby'Imana mu isi, kandi tuzabane n'abo ngabo mu bwawe bwo mu ijuru. Icyo duhamagarirwa, mbese muri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitondo cyangwa muri iri joro cyangwa kuri aya manywa, bitewe n'igice cy'isi umuntu aherereyemo, mbese urumva ukeneye kugira umutima nk'uwa Yesu kugira ngo ubashe kwita ku birengagijwe, bariya abandi banenga, wowe urumva ukeneye umutima wo kubegera? Urukundo rwa Kristo ni rwuzuye muri wowe kandi rwuzuye muri jye, kugira ngo tubashe kuba intumwa z'Imana nziza hano mu isi. Niba aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi ariyo cyifuzo cyanyu, nimuze mufatanye nanjye dusenge dusaba cyane kugira ngo tugire imico ya Kristo muri twebwe, kugira ngo tubone uko tubera isi umugisha, bityo tuzagananwe n'abera ubugingo buhoraho turi umukumbi utubutse. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amena. Mwari kumwe na Samuel niyo dusenga. Nahejo ku munsi wa 10. Uwiteka barinde.